Ladies and gentlemen, amahoro y'Imana kuri wowe wakoze subscribe kuri iyi channel ya YouTube yitwa Vala The Cash. Reka nkubwire ngo aho uherereye hose mu mpande enye z'isi, abari mu burasirazuba bw'isi, burengerazuba bw'isi, amajyepfo ndetse n'iburengerazuba ndetse no mu isi yo hagati, ndagira ngo mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Kuri uyu munsi hari inkuru mbi cyane mbi cyane, avuga ko ari inkuru mbi cyane y'incamugongo y'umukobwa wamenyekanye hano mu Rwanda, aho mu mpera z'umwaka z'ukwezi kwa gatandatu ku mwaka washize wa 2024, ubwo umuhanzi The Ben, Tiger B, The Ben muramuzi n'umuhanzi w'icyamamare, yakoraga igitaramo akaza kujya kubonana n'abafana be Musanze, ubwo harabereye show ndende cyane. Murabizi namwe abastari uburyo bajya bagiramo bakavuga bati so tugiye kugera mu mwanya, uyu mwanya n'umwanya wo kwifotozanya na bamwe mu bafana bacu, abakunzi bacu bari hirya no hino mu mpande n'impande. Tiger B, The Ben yafashe umwanya ajya kwifotozanya n'inshuti ndetse n'abavandimwe be, ndetse urumva harimo n'abafans be. Nyuma haje kugaragaramo umukobwa aho ngaho bari bagiye kwifotoza kuri hotel, kuri background yabo bari bagiye kwifotoreza, umukobwa bita Emeline. Umukobwa Emeline ngira ngo n'uyu nguyu mubona, uyu nguyu mubona rwose ufatanye na The Ben. Uyu nguyu umukobwa muri kubona n'umukobwa mwiza ku isura, afite beauty, ariko rwose culture cyangwa umuco mu mutwe rwose ubona ko ari ntawe pen mukiya cyane ku buryo bufatika. Uyu mukobwa ubwo ajya kwifotozanya na The Ben, yaje kugeraho gutyo The Ben abona yambaye ishanga kuba atayizi, na kenda cyangwa se ni akagozi kaba kariho amasaro menshi. So ntagozi kaba kariho amasaro menshi abakobwa bambara kugira ngo kabakorere ubwiza, beauty bya bindi by'abakobwa byo bita ngo n'abamodo cyangwa abandi bagenda bamurika ubwiza. So hanyuma y'ibyo The Ben kuri ako kanya akirangiza gukora kuyo shanga, ibinyamakuru byo mu Rwanda byo muri East Africa byahise bihinda bitangira gusakuza cyane. The Ben yazamuye ikariso y'uyu mukobwa bita Emeline. The Ben yazamuye ikariso, The Ben yakoze ibiki ibinyamakuru bagenda byinshi cyane biratangaza, bivuga amagambo menshi cyane agiye atandukanye. So ariko nkuko baje kubaza The Ben kubijyanye n'ibyo ngibyo, we expressions avuga ko atari byo yaragambiriye cyangwa nta bindi yaragambiriye, ahubwo so icyo yaragambiriye ko ari kugira ngo wenda amuringanize neza. Uyu mukobwa nawe yavuze neza ko atamuzamuriye ikariso nk'uko abantu babivugaga. Ubwo iyi nkuru yaragiye ba trended, umukobwa wavuga ko The Ben ategeza amuzamurira ikariso, ahubwo yazamuye ishanga nk'uko byavuzwe. Kuva icyo gihe rero sasa kugeza ubu ngubu nibwo hahise haboneka inkuru nyinshi cyane zihita wa mukobwa ishanga. Uyu Emeline basi bamwita ngo ni Emeline ishanga bitewe n'iyo nkuru yatumye amenyekana cyane mu Rwanda. Iyo nkuru yarabaye so iza gusa nk'ivuye no mu matwi y'abantu. Nyuma yaho rero umuntu bita Baritazari Ongengo, nawe umugabo wandi wabashije kurongora abagore 400 agafatwa amavideo y'urukozasoni yambaye ubusa uko yavutse, ni ejo ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo amashusho y'umukobwa bita Emeline, uwo ngo nababwiraga ari kumwe na The Ben wifotozanyaga, uwo mukobwa ubwe yongeye kugaragaza noneho ubwambure bwe buri yagaragaje ubwambure bwe buri ari kumwe n'umukobwa mugenzi we, basa nkaho bari mu bintu by'ubutinganyi ukuntu, ariko none araza kugaragaza ubwambure bwe buri we, uwo mukobwa afite icupa rya Heineken. Ndagira ngo babwire ngo ivide cyangwa icupa rya Heineken, ni ukuvuga ngo Heineken ni ubwoko bw'inzoga bunyobwa. Hanyuma umukobwa ubanza yarafashe inzoga akabanza akayinywa, yangiza agafata icupa rya Heineken atangira kujya agishyira mu gitsina rwose, mbese atangira aryirongoza. Ntibinaba n'ibyo ngibyo atatangira gufata video, ubona rwose nta kibazo bafite, ubwambure bwe bwose yabushyize hanze. Nta kibazo umukobwa yirongoza icupa, batangira bikubita kuri Instagram, Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Biragenda rwose biragenda biba birebire cyane. So biragenda biba birebire. Ni muri ako kanya rero ubwo inzego zitandukanye, abaturage batandukanye bo ku mpande zose z'isi batangiye kwamaganira umukobwa kureba, nkavuga ati ntago ari umuco n'ibiki.
ibintu nk'ibyo ngibyo. Kugeza aka kanya rero sambo haracyakorwa iperereza kugira ngo umukobwa aze kureba uko yatumizwa, kugira ngo aze kureba uko yatumizwa ku nzego zibishinzwe zo mu Rwanda, hanyuma bo baze kuza kumubaza icyateye ibyo ngibyo, cyateye ibintu nk'ibyo, ndetse abashe no kuba yakwisobanura. Ndagira ngo nkubwire ngo guys, ladies and gentlemen, rwose ubonye izi video ni ibintu biteye isoni, kandi kuko biteye isoni pe, kubona umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi tuzi n'umuco w'abanyarwanda yifata rwose, akifata akishyira icupa mu gitsina, akishyira icupa mu gitsina. Rwose ni ibintu bitangaje, ariko biranababaje cyane. By the way, ni ibintu bibabaje cyane, ibintu bibabaje. Sinzi abakobwa b'abanyarwanda ibintu biri kubasaza muri iyi minsi, rwose ni ibintu bicanganyikishije cyane. Kandi nta minsi myinshi yariciyemo uriya Divine Muheto nawe anyoye inzoga nyinshi cyane, agonga ibipangu, kandi rwose yabaye Miss Rwanda. Uyu mukobwa nawe undebera ibyo akoze, atangiye afata icupa bikoje biriya, arangije none aranifashe rwose, ubona ko ari kwifata video, nta n'isoni afite rwose. Umukobwa arifashe ari aprodinze, yigize ku mbuga nkoranyambaga. Abantu rwose ukabona ko ni ibintu rwose bidashimishije, habe na gake. Ni ibintu mbese biteye isoni, ni ibintu biteye isoni mu by'ukuri. Urebye sinzi uburyo twavuga, abakobwa bo muri iyi minsi sinzi icyo bari kwikanga, sinzi. So anyway, gusa wenda reka ngushimire wakoze subscribe kuri iyi channel yanjye ya YouTube. Urumva ukomeze ube stay on touch, ukomeze dukurikire, ukoreshe ya like na comment, ndetse ugire na beshi, ukomeze usangize ibiganiro byacu, hanyuma wibuke gukora subscribe kugira ngo izindi nkuru runaka ziri trend zizagize zitakoze kugeraho vuba cyane byihuse. Hanyuma ubwo nakagaruka, reka turaza gukomeza tugenda tumenya andi makuru, izindi updates twaza kuza kumenya, cyane makuru twaza kuza kumenya mbo kuri uyu mukobwa wenda byaba bigenda bigezweho kuri iyo nkuru, ndaza kuza kuyibagezaho. Stay on touch. So niba ushaka kugira byinshi wabona cyangwa video nyinshi cyane wabona, kugira ngo nawe wumve ibyo bintu mu by'ukuri, wadohereza igitekerezo hano muri comment, nkwibutsa ko uramutse ushaka kwamamaza watwangira kuri 0788 90 33 6. Ciao naho gutaha.